Amahoro y'Imana nabane namwe nshuti bavandimwe bakunzi b'urubuga Yesu niyamamare hose. Twabibutsaga yuko uru rubuga rubagezaho ijambo ry'Imana buri munsi, rubagezaho ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana buri munsi. Ni ubutumwa bwiza butangirwa kuri YouTube channel TV yitwa Yesu niyamamare hose, bugatangirwa n'ubundi kuri Facebook groupe yitwa Yesu niyamamare hose, bugatangirwa ku ma WhatsApp groupe yitwa Yesu niyamamare hose, n'ahandi hagiye hatandukanye nko muri groupe tinya icyaha n'igisa nkacyo yo kuri Facebook, no kuri groupe yitwa kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda yo kuri Facebook, n'ahandi henshi cyane muzasanga ubu butumwa. Ni ubutumwa bwiza, niba ububonye rwose ukumva bugufashije, bufashisha abandi, ububoherereza kugira nabo babashe kubohoka ingoyi y'ubugome bwa Satani. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku ijambo ryiza cyane riboneka muri Luka 6:26 kugeza ku murongo wa 28. Haranditswe ngo, muzabona ishyano abantu nibabavuga neza, kuko ariko ba sekuruza wabo bagenje abahanuzi b'ibinyoma. Ariko ndababwira mwebwe abumva, mukunde abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire ababangiriza. Amena. Haleluya. Bene data nshuti bakundwa, nshuti z'umusaraba, biragoye cyane kuba wagirira neza umuntu kwanga, ariko nicyo Bibiliya idusaba. Uyu munsi umuntu afite urutonde rw'abantu bamwanga, akagira urutonde rw'abo yanga. Ndagusabira mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, utekereze ku by'iri jambo, utekereze kuri iri jambo. Iri jambo riziye wowe. Uwanga mwene se n'umwicanyi, niko Bibiliya itubwira. Mbese uzakomeza kuba umwicanyi kugeza ryari? Uranga mwene so kugeza ryari? Uranga mwene so uzageze ryari? Humura, komeza kandi ukomere, ugume mu byo wizeye, ariko fasha n'abandi kwizera. Mbese ko ufite mu mutima wawe abantu wapanze ku musitari ko ubanga, ubangira iki? Mbese uzagumya ubumwicanyi? Dore abaturanyi bawe wabagize abanzi bawe. Dore abo mukorana mu kazi kamwe wamaze kubagira abanzi bawe. Dore abo mubana mu buzima busanzwe, muri korari, mu mirimo ya leta, mu mirimo y'Imana, n'ahandi, aho muhinga, aho mugenda hose uhafite abakwanga. Mbese uzabaho ute? Mbese ntabwo wumva ko uzabona ishyano? Mbese ko ukeneye ko abantu bakuvuga neza, wowe uvuga abantu neza? Ese ibyo uvuga n'ibyo ukora birasa? Gerageza uhuze ibyo ukora n'ibyo uvuga, kugira ngo Imana yo mu ijuru ikwigaragarize, igukure mu cyiciro cy'abantu bazabona ishyano. Abantu bazabona ishyano koko nihagira ababavuga neza. Ni ukuri niko n'abasogokuruza babo bagenjwe kera, twe twari tutaravuka. Ariko tugiriwe amahirwe n'impuhwe z'Imana byo kumenya ibyo. Reka ubwo tumenya ibyo ngibyo tubibyaze umusaruro twirengera. Mbese koko ukeneye kuvugwa neza? Mbese koko mu mibereho yawe ukeneye kuvugwa neza? Ese niba ukeneye kuvugwa neza, ni bangahe uvuga neza? Ikibabaje muri byose, abantu bakeneye kuvugwa neza, kandi bagera hirya nabo bakagira abo bavuga nabi. Ca bugufi kubw'ijambo ry'Imana, kandi watuza akanwa kawe ko Umwami Yesu ari umukiza w'ubugingo bwawe, akubabarire ibyaha byawe n'ibicumuro byawe.
nta yindi ntego iri vugabutumwa riba rifite yindi. Ni uko abantu bagomba kumenya umwami Yesu. Kumenya umwami Yesu nta kindi, ni ukumenya ibyo ashaka, ni ukumenya Bibiliya, ukamenya icyo ivuga n'icyo igutekerezaho, n'icyo niko kwamamaza Kristo by'ukuri. Ntabwo ushobora kwicara ngo uvuge ngo uzi Yesu kandi ukeneye icyubahiro cyo mu isi. Ntabwo ushobora kuzajya ugenda uvuga ko abantu baragukunda, abantu barakwanga. No, banza umenye Kristo, banza ukunde Kristo, banza wange ibyo Kristo yanga. Abantu nibakwanga kuko wanga ibyo Kristo yanga, uzaba ufite ihirwe rikomeye. Ariko abantu nibagukunda kubera yuko ukunda ibyo Kristo yanga, uzaba ufite ishyano, uzabona ishyano, uzabona ibyago bikomeye. Itandukanye n'abantu bose bakora ibibi, itandukanye n'abasambanyi, witandukanye n'abavuga amagambo menshi cyane adafite icyerekezo, atari mu bushake bw'Imana, witandukanye n'abayoborwa n'imirimo ya kamere, witandukanye n'abanyabyaha babeshya, witandukanye n'abanyabyaha, inkozi z'ibibi zose witandukanye nazo, ube kure y'ibibi byose. Gendera mu bushake bw'Imana ku buzima bwawe bwose, kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Reka nkubwire wowe wari ufite ikibazo cy'ukuntu wava muri ubwo bubata bwa Satani, gira kwizera kandi wiringire umwami Yesu, ugere ikirenge muke, ukunde ibyo akunda, wange ibyo yanga. Nusoma neza Bibiliya izakwereka ibyo Yesu yanga kandi kwereke ibyo akunda, uzakurikize ibyo. Imana y'amahoro yo mu ijuru iguhe umugisha we wumvishe neza iby'iri jambo, kandi ndabamenyesha yuko Kristo aracyari ku ngoma. Kristo aracyari hahandi akeneye umuntu wiwe wazimiye kugira ngo agaruke. Wowe wasubiye inyuma kubw'ibyaha, wowe waguye ukagwa ubutazagaruka, Kristo ni wowe aziye uyu munsi kugira ngo wongere witekerezeho, ugaruke mu murongo muzima. Arakubohora, aragukiza kandi akize n'abawe n'imiryango yawe yose. Murakoze cyane. Yesu aduhana umugisha. Iri jambo mwarigezwagaho na Evangeliste Isayi. Shalom, shalom. Amahoro y'Imana nabane namwe inshuti bavandimwe bakunzi b'urubuga Yesu niyamamare hose. Twabibutsaga yuko uru rubuga rubagezaho ijambo ry'Imana buri munsi, rubagezaho ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana buri munsi. Ni ubutumwa bwiza butangirwa kuri YouTube channel TV yitwa Yesu niyamamare hose, bugatangirwa n'ubundi kuri Facebook groupe yitwa Yesu niyamamare hose, bugatangirwa ku ma WhatsApp magroupe yitwa Yesu niyamamare hose, n'ahandi hagiye hatandukanye nko muri groupe tinya icyaha n'igisa nkacyo yo kuri Facebook, no kuri groupe yitwa kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda yo kuri Facebook, n'ahandi henshi cyane muzasanga ubu butumwa. Ni ubutumwa bwiza, niba ububonye rwose ukumva bugufashije, bufashisha abandi, ububoherereza kugira nabo babashe kubohoka ingoyi y'ubugome bwa Satani. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku ijambo ryiza cyane riboneka muri Luka 6:26 kugeza ku murongo wa 28. Haranditswe ngo, muzabona ishyano abantu nibabavuga neza, kuko ariko ba sekuruza wabo bagenje abahanuzi b'ibinyoma. Ariko ndababwira mwebwe abumva, mukunde abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire ababangiriza. Amen. Haleluya.
bene data nshuti bakundwa, nshuti z'umusaraba, biragoye cyane kuba wagirira neza umuntu ukwanga, ariko nicyo Bibiliya idusaba. Uyu munsi umuntu afite urutonde rw'abantu bamwanga, akagira urutonde rw'abo yanga. Ndagusabira mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, utekereze ku by'iri jambo, utekereze kuri iri jambo. Iri jambo riziye wowe. Uwanga mwene se n'umwica